reka ngushimire kandi nkwifurize kugubwa neza ufata umwanya ukagenda ubana natwe. Iyi ni Kigali Riyo Update, tugenda tubagezaho amakuru acukumbuye yibanda cyane ku myidagaduro bari kugenda avugwa yaba mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Ni Kitoko bibarwa ku munsi w'ejo rero ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2021 ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hacicikanyirira amafoto agaragaza uyu muhanzi yakoze ubukwe. Ibintu byateye rero abantu benshi urujijo, bamwe bakibaza ati se yakoze ubukwe, ese ni abantu bamuhimbiye? Nibyo rero tugiye kugarukaho tubabwira ko rero Kigali Riyo Update tubagezaho amakuru nyayo, amakuru yizewe kandi amakuru azira ibihuha. Nibyo rero tugiye kugarukaho tubabwire byinshi kuri iyi foto yiriwe icicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Niba rero ari ubwa mbere udukurikiye, reba munsi ya video kuri subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu. Umuhanzi Kitoko rero bibarwa numwe mu bahanzi b'abanyarwanda bamaze igihe kitari gito rero mu muziki nyarwanda, ndetse bafite abakunzi batari bake bakunda ijwi rye ry'umwimerere. Uretse rero ijwi rye ry'umwimerere riryohera amatwi, hari abantu benshi rero bakunda amagambo uyu muhanzi aririmba, noneho bikaba akarusho kuba igitsina gore bakunda imiterere ndetse n'imyandikire indirimbo ze akenshi igenda ishimisha abantu. Kitoko rero numwe mu bahanzi babashije guhisha bikomeye ibijyanye n'igice cye cy'ubuzima kijyanye n'urukundo, dore ko atigeze na rimwe agaragaza umukobwa bakundana, ndetse nta na rimwe yigeze yashyira hanze avuge ku by'urukundo. Rero ku munsi w'ejo nk'uko twabigarutseho cyangwa se nk'uko dutangiye tubibabwira, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hacicikanye ifoto igaragaza uyu muhanzi yakoze ubukwe. Nubwo rero aya mafoto yacicikanye ndetse abantu bakagenda banayibazaho, mu kuri guhari nuko Kitoko bibarwa atigeze na rimwe akora ubukwe, ndetse aya mafoto akaba ari n'ay'abantu bakoze. Tukaba rero tugiye kubaho ukuri ku bijyanye na gahunda ze z'ubukwe, tugendeye rero mu kiganiro cyangwa tugendeye ku kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Alisudi. Akaba ari ikiganiro kinyura ku rukuta rwe rwa Instagram rwitwa Alisudi, aho afite ikiganiro cyitwa Alisudi on air. Bwa mbere rero Kitoko nibwo yavuze ku mukunzi we, ibi rero yabitangaje ubwo bari bageze mu mwanya w'ibibazo, maze umukunzi umwe muri iki kiganiro abaza Kitoko igihe azakorera ubukwe, maze nawe atazuyaje aramusubiza. Mu kumusubiza rero uyu muhanzi yavuze ko we rwose ubukwe bwe ari vuba. Byatumye rero umunyamakuru Alisudi yuririra kuri icyo kibazo akimubazaho byinshi birimo aho uwo mukunzi aturuka n'igihe ubukwe buzabera. Yagize ati mu by'ukuri ntabwo navuga uyu munsi bijyanye n'ubukwe, ariko biri hafi nk'umwaka utaha. Umunyamakuru Alisudi rero yongeye kumubaza agendeye ku bantu benshi bavuga ngo ni umwaka utaha ariko bagahita bakora ubukwe. Kitoko rero abanza kwijijisha, ariko avuga ko rwose ubukwe ari vuba. Aho yagize ati rwose ni vuba cyane. Kitoko rero yavuze ko umukunzi amufite baganira rwose kandi ko ari umunyarwandakazi. Yagize ati yego turaganira, ni umunyarwandakazi w'i Kigali, yego simvuze ngo aherereye aha n'aha ariko ni uw'i Kigali. Kitoko rero agiye gukora ubukwe mu gihe asanzwe afite umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 10 y'amavuko. Mwibutse ko rero Kitoko ni umwe mu bambariye umunyamakuru Alisudi mu bukwe bwe, aho yamusabye ko nawe yazamwishyura maze nawe akamwambarira. Mu mwaka rero wa 2020 Kitoko yashyize ifoto imuranga kuri konti ya Instagram agaragaza ari gusomana byimbitse n'umukobwa bivugwa ko yitwa Doriane Mukiza Josie, akaba rero akomoka ku mubyeyi umwe w'umunyarwanda n'undi w'umurundi. Ni nabwo rero bwa mbere kandi Kitoko bibarwa Patrick yari yerekanye ifoto nk'iyi ku mbuga nkoranyambaga ze. Amakuru rero akaba avuga ko uyu ari umukobwa bitegura kurushinga mu mwaka wa 2020, ariko biza guhagarara bitewe n'icyorezo cya COVID-19 yibasiye isi muri rusange. Kitoko rero bibarwa umuhanzi ukunzwe n'abatari bake, umuhanzi rero kuri ubu ngubu umaze amezi agera kuri 7 ashyize hanze indirimbo y'urukundo yitwa Gahoro Gahoro. Indirimbo yavuze ko yayikoreye abakunda umuziki we, by'umwihariko umukunzi we. Muri iyi ndirimbo rero hari aho Kitoko agira ati rubavu rwanjye uzi icyo nshaka, umunezero wawe ni inshingano zanjye, urakaye nanjye bituma mpangayika. Uretse rero kuba cyangwa se Kitoko ataragiye agaragara mu rukundo cyangwa ngo agende
yerekana amarangamutima ye ajyanye n'urukundo. Hari inkuru zagiye zimuvugwaho zitandukanye, ndetse no mu mwaka wa 2017 hari inkuru zagiye zivugwa kuri uyu muhanzi, aho bavugaga ko Kitoko Bibarwa yaba ari mu rukundo n'umunyamakuru witwaga Kizima Joella, ndetse icyo gihe rero akaba yarakomeje agenda abihakana. Rero kuri ubu ngubu akaba yamaze gutangaza ko muri uyu mwaka cyangwa se mu mwaka utaha wa 2021 azakora ubukwe. Rero akaba yakuyeho ibihuha byari bimaze iminsi bivugwa. Nkibutse ko rero indirimbo imaze amezi 7 isohotse ya Kitoko Bibarwa mu buryo bw'amajwi yakozwe na Pastor P, mu gihe amashusho yayo rero yatunganyijwe na Ovi Orgam na Cedric. Kitoko rero yagiye kuba mu Bwongereza kuva mu mwaka wa 2013 ubwo yari agiye kwiga ibijyanye na politike muri kaminuza. Kuri ubu rero akaba yarayisoje ndetse anatuye hariya mu gihugu cy'Ubwongereza, aho rero yamaze gutangaza ko azakora ubukwe ndetse akabukorana n'umukobwa w'umunyarwanda utuye i Kigali. Ndetse kuri ubu ngubu rero amakuru twababwiraga rero yari amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uyu muhanzi yakoze ubukwe, ntabwo ariyo. Ni amakuru rero y'ibihuha nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho, ndetse tunababwira ukuri ku byo Kitoko yatangaje mu kiganiro ari Sudi on air, aho yavuze byinshi ku mukobwa bitegura kuba, aho kuri ubu ngubu aba hariya mu Bwongereza, ndetse umukunzi we akaba ari Kigali nk'uko yabitangaje. Tuzakomeza rero tubakurikiranira iby'inkuru, tukazagenda tubibagezaho mu buryo burambuye. Ngusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye, urebe munsi ya video ukore subscribe kugira ngo amakuru atandukanye iyi Kigali Rio Update yenda ibagezaho akomeze kugenda bageraho, amakuru yibanda cyane ku myidagaduro aba ari kugenda acicikana yaba mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bane namwe. Turabakunda kandi tubifurije ishya n'ihirwe mu byo muri mu byose.